genda so habuze ikintu cyanjye nyarakurira muhanda narakure ntabwo nisho ni prayer bibiri kuva natangiye kurya ibyo mu kirere kagobaza wabuze desambia ubura ibihumbi ari ibihumbi ijana kuri ubu wabuze na se ibihumbi ijana birimo igisambu cy'igunda birimo inka y'ikimasa ibihumbi no shata sindarya n'ibyo by'igihumbi uri kumva Kigali prayer bibiri ntabwo nari nayibye nkaswe humagaye nk'imyomero kwirimbi barakubeshya ndagwatike ya bibiri n'ujyabonye n'abaguru kuko ngaho ndo cyo umusaraba ndagusimbutse nutatawe shaha izina ry'Imana cyara tujye mu buriro izina ry'Imana na kunyare wajya ni ikivu kinoza cya Gisenimana cyo kanyare mu mukoro umva uramba okay genda jam noneho ariko se urimo kurinda cyangwa gizo ngano ni wawe iki urimo kurinda cyangwa gizo ngano ni wawe uvuze ngo no nguru urugi ruce ayo kwezi uzayishyura umva rero kubwire wowe ushobora kuba wanyibeshyeho ushobora kuba utazi njyewe uwo ndiwe muri washaka ukagajyaho geraza musiranganga hujera gombo bugandwa nyitegereza ndebe nkuko wandebye mbere attention please kare bari bari bamwiki grow so stop ndazanye uzi ko sina abandi bagabo ngiye mfite ndagusetse noneho reka nkubweze n'ukuri ibero kugira ngo n'imikino giye kureba ko ndi seriye inde giye kureba ko mu ntambara narwanye ngiye yawe utari yananiwe giye nafashe imbogo ndayikandira koro nafashe nari gipfura umuganda yavuga listen to me uzavuze se ku wimbogo aranziye wowe uzi icyongereza listen to me ndakubaza let me ask you reka nkubaza we wafashe umva na street hari ndi kumwe na mugenzi wanjye uravuga ngo urashaka umuntu est-ce que tu marques jamais utari chipu man nje nyumva no si kwandishe kuri kweza franga 200 wigeze ngo mpamagire mu myonza kuza nanga pita abanyonzi benshi baje bazanga bazana n'inzoga afite n'ifata n'ibitoki pita abanyonzi bazana n'icyonga kuko abafanya mu ntege ngo tunakubaki nyitegereza demiri kuri nje demiri ndagushyira ijana rya biskura na umva rero nkubwire nyumva neza witonze nutama amafaranga twavugana urabizi icyo nakubwiye twicara ntabwo byuka ko bukamera uri bukamera ntabwo mukanga uzi icyo mfite ese wumva uko uramuzi niba buganga umva rero nkubwire njyewe ntunkinishe none ibyo bibiri ntabyo nguha nubu nova nkubwire reka nkubwire izo demiri zawe wagira ngo uri kugura urusenda hariya rwa ndikugurinda naguze ndayo yumagaye njyewe wambeshaga nakubitaho gutya nkabona nakubitaho gutya nkabona okay tahana bimwe nizo kimahanda kuko mama mungu ntangu mama mungu ntangu abuzi nyamarata nyakunigram ngandro kuni juramba uri kuni utero ukanaje Uranzi mwitegereza neza uraza kumba uranzi suwana na byiyumbi uri kuni barakubesha okay abuzi ndayo mabere ndatwaye ndamabere njyewe ntabwo numagaye ndakurogesha ariko yego urambona uranuka indagara cyangwa izo boro zawe uhora uratara kuri street yego wakurogesha nunduka nkaroge nari gutundaka ikora ingiga kare udafunguka amabere yanjye urafungura se n'urwawe fungura atagenda twagwera mu giga nyamara ibintu ushobora kuza guhita kubiva mu ubu kararo ubutanga byo ni kukubaza nyine waba waragiyemo kubera isi durwaye cyangwa wagiyemo kubera ibibazo bya famiye cyangwa nari kubaza bino wagiyemo kubera iki ntabwo ngiye ndwaye sida njye meze neza ndi muzima ariko ni imibereho ya hano muri Kigali tu
niyo yatumye njya hari ahantu ko nshaka kuza guhindurira ubuzima biri serious ese undi nava street se nasigura mugenzi wanjye rega turi inshuti wowe mu bwawe ngo uhindurire ubundi biri serious uramindura ubuzima serious ngiye no se waguriza intebe ugabara ngiye uzi intebe z'ibintu bya birose hano kirarebo imyenda itari igiye wabasha guhindura saro gutya ukora guhindura ubuzima bwasoro umuntu narahinduye ubuzima intebe narahindurira imyenda nkana ese kiriya ndamubwira kugira ngo mpindure ubuzima se nuko naba nagukoreye iki nje naba nakoze iki wase twaje muri burakeye nera akaruka okay tugende harangwereka ukuntu ewana ndi superstar mu gitanda wembe na tugende nkwereke ariko nawe promising ibintu byose uri bumereze kuko njye tutabimenya ahita ukorera ngahe kwanza bambwiye urahenze na mikino ngo urahenze ujye ukorera ngahe ubusanzwe I'm very expensive narize uri kumva kandi naryoshye mu gitanda ibintu bya sigisiyo wala tugende wemereke nanga ujye ukorera ubusanzwe tugende ariko reka nkubwire no promising ibintu ntubimwe kuyo uhembwa we yafata mu mutwe uyambye mu gitondo we banzu ndebe clear mira kuona macho yako yes mira kuona kabisa uko mubaya mira kuona wowe mu gitondo rero tubyuka kuyo usanzwe gukorera ndakubwirisha ayo sanze nkorera urazi njye nyakubwire wowe ambwira yo ukorera yose nta kibazo mfite genda kubwira iyo uri umukire nkabona uri n'umukire nkuko Samiriya iyo ni prayer saa sita ni prayer saa izi boro zinziza na muto zingahe nguri duzeni yizi staff man wewe bagire bazufata kanano tugenda uri mu gicu ariko nanjye ndagukorera just ewana street hariya uza undeba uvuga ati wa mukoga kamwe ucamuke wowe kamucamuke mukoga mabuna mira ndagukumbitira kamwe ucamuke wewe reka mupita ziri kumeneka ino zirakomeye irakaza nashaka kugira irakazi kanireke ntabwo ari cyatuzo nyine ubundi kanireke nane ntasinduka aza kunyambura ariko umva ne kirongera nyangira ariko kiriya uri umukire James uzugura n'abanyita afose yibo kandi gusindesheza tuyijyane nayo oya yereka urayibwira zigapfa nayo nta kibazo mfite kandi ndashaka kugukosora ku buryo ubu mukiriya wanje cyangwa guheza nkavuka twageza njyewe reka nkubwire tukijyana ubundi just ku buryo uzajya uza hariya street uri gushinda kandi ntabwo nyafite rero umeze nabi rwose